Murakaza neza ku Isumo TV, aho abashaka gutera imbere mu bumenyi bahurira. Niba utarakora subscribe, urimo gucikwa. Bakunzi bacu muraho. Twizere ko mumeze neza kandi ni nabyo tubifuriza. Murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi. Ese wifuza gutera imbere cyangwa se kugera ku ntsinzi? Ese ukora ibishoboka byose ariko kugera ku ntsinzi bikakugora? Cyangwa se wiha intego wagera hagati ugacika intege? Twifashishije ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga, uyu munsi twabakusanyirije imyitwarire 15 y'ingenzi ukwiye kugira niba ushaka kugera ku ntsinzi. Mbere yo kurebera hamwe iyo myitwarire igomba kuranga umuntu ushaka kuba successful, reka tubanze tumenye ese intsinzi ni iki? Gutsinda cyangwa se kuba successful ntibisobanura kimwe kuri buri wese. Hari ababifata nko kuba umukire cyangwa se kuba umuherwe, abandi bakumva ko kugera ku ntsinzi ari ukwiga kaminuza, ukabona impamyabumenyi z'ikirenga, kandi wajya no mu kazi ukaba umunyamwuga, ugahiga abo mukorana nawe mukora bimwe, mbese ukandika izina mu byo ukora. Ariko iyo ugeze ku basportifu, nabo bakubwira ko kuba successful ari ugutwara ibikombe, imidari n'andi mashimwe kandi ugakizwa na siporo ukora. Abandi babihuza no kumenyekana ukamamara, kabone niyo nta kintu kidasanzwe waba ukora. Si mujya mubona abatwikira ku mbuga nkoranyambaga se, rimwe na rimwe bakaniyambura personalite yabo, ariko intego ari ukumenyekana. Uburyo babigezeho baba bageze ku ntsinzi. Ese wari uzi ko abantu twese turemanwe kamere yo guharanira ikintu runaka? Utitaye ku kuba cyaba ari cyiza cyangwa se kibi, nuko bimeze. Ariko se abagera ku ntsinzi ni bangahe? Uvuze ko ari 1%, abantu benshi mwanyumva nabi. Reka mvuge ko 10% aribo bagera ku ntsinzi ifatika, tugendeye ku nzozi buri muntu yigeze. Ese ni ukubera iki 90% bose batsindwa? Ahanini bishingiye ku kudakurikiza imyitwarire tugiye kuvuga hasi, ikwiye kuranga umuntu ushaka kuba successful mu buzima. Imyitwarire 15 y'ingenzi ukwiye kugira niba ushaka gutsinda cyangwa se gutera imbere mu buzima. Icya mbere, kwiha intego. Ibintu byinshi kugira ngo bigereho biba bisaba kubanza ukiha intego. Ese uzi ko nta ntego bigoye kwesa imihigo? Niba ushaka kugera ku ntsinzi, gerageza wiha intego kandi ugire aho uyandika uzajya ureba buri munsi. Impamvu nuko bizagufasha kujya uhora uyitekerezaho, bigutere n'imbaraga zo gukurikira inzozi zawe. Burya umuntu ufite intego nubwo yahura n'ibigoye, ntabwo ajya apfa kuva ku izima. Icya kabiri, kwigirira icyizere no gufata inshingano. Mu kwiha intego, si ngombwa kugira umuntu uwo ari we wese ugira kampara ngo wiyumvishe ko igihe azaba adahari utazazigeraho. Fata inshingano, wiyumvishe ko ari wowe ugomba guharanira intego wihaye. Ese uzi ko ku musozo ari wowe bizagirira inyungu? Ikintu gishobora, intambwe ya mbere yo kwigirira icyizere uzaba uyiteye. Intambwe ya kabiri yo kwigirira icyizere ni ukwiyubakamo ko ushoboye. Intambwe ya gatatu ni ukwiyumvisha ko nta challenge n'imwe yahagarika imigambi yawe. Intambwe ya nyuma yo kwiyubakamo icyizere ni ukwiyumvisha ko ibyo uharanira ubikwiye. Icya gatatu mu byo umuntu ushaka gutsinda mu buzima akwiye kuba yujuje ni uko ashobora kuba yafata risike zikwiye mu gihe gikwiye. Iba benshi iyo babyumvise bayifata nko kwishyira mu byago. Bijya gusa nabyo ariko si byo. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bateye imbere bugaragaza ko hafi ya bose kugira ngo bagere kuri iryo terambere hari risike bafashe rimwe na rimwe zabateza ibyago. Ingero twatanga ni nyinshi. Urwa mbere, hari abafashe risike yo kumara imyaka myinshi bakora ubushakashatsi ku kintu batizeye neza ko kizanashoboka, ariko kubw'amahirwe bikarangira bageze ku ntego bihaye. Hari n'abaretse akazi kari kabatunze kubera kugira inzozi zo kwikorera kandi batizeye neza ko ibyo bagiyemo bizunguka. Hari n'abafata imitungo batunze bakayigira igishoro. Burya benshi mu bateye imbere izi risike baba barazifashe. Icya kane mu byo umuntu ushaka intsinzi akwiye kuba yujuje ni ukugerageza kandi ukabasha kwihanganira gutsindwa. Burya urugendo rugana intsinzi cyangwa se iterambere si urugendo rworoshye. Rubamo ibice intege byinshi, rukabamo ibisitaza byinshi, no kunanirwa cyangwa se kurambirwa nabyo ubwabyo bishobora kukuvana muri mudu kandi nta kindi kibazo kibayeho. Hari n'igihe umusaruro ubonye usanze udasa n'ibyo wari witeze, kandi akenshi ugasanga ari bibi. Iyo utifitemo gukomeza kugerageza rero, ihita ucika intege ukabivamo. Menya ko abatsinda rero ari ababasha kwihanganira ibibaca intege byose, bakagerageza, bagakomeza bakagerageza kugeza bageze ku ntsinzi. Hano ingero twatanga ni nyinshi kandi zagufasha. Umuherwe w'umunyamerika witwa Jeff Bezos, uramuzi? Niwe nyiri urubuga rukorerwaho ubucuruzi bita Amazon. Mu ntangiriro y'urubuga yagurishirizagaho ibitabo, yahuye n'igihombo gikabije hafi no kuva muri ubwo bucuruzi yakoraga. Kuba ataracitse intege ngo abivemo, niyo mpamvu tumuzi nk'umwe mu baherwe ba mbere ku isi uyu munsi. Icya gatanu umuntu ushaka kugera ku ntsinzi akwiye kuba yujuje ni uguhorana umwete no guhozaho.
ese uzi ko iyo ukorana umwete kandi ugahozaho intego wihaye uyigeraho vuba? Na Bibiliya irabishimangira. Iyo usomye mu Migani 10:4 haragira hati ukuboko k'umunebwe kuramukenesha naho k'umunyamwete kukamukiza. Icya gatandatu umuntu ushaka intsinzi akwiye gukora ni ukwihugura buri munsi. Kugira ngo utsinde mu kintu runaka bisaba kwihugura buri munsi kuko bikungura ubwenge bugufasha kunoza imikorere, ukavumbura n'uburyo bukorohereza kugera ku ntego vuba. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bakoze ibikorwa by'indashyikirwa bugaragaza ko hafi ya bose bihugura nibura isaha imwe ku munsi. Kwihugura mvuga ni ugusoma ibitabo cyangwa se gukora imyitozo itandukanye ijyanye n'intumbero bafite. Icya karindwi, guhanga udushya. Kwigana ni byiza kuko biguha inspiration, ariko biragoye ko wakora umushinga usa n'uwa mugenzi wawe ugendeye gusa kuko uko yabikoze bikagenda neza ngo nawe wiyumvishe ko ariko bizagenda. Nubwo waba umurusha ubushobozi bw'amafaranga, ariko ibuka ko akurusha experience kandi amaze kubaka network nini. Nudahanga udushya rero menya ko uzatsindwa. Icya munane, kumenya gukoresha neza igihe n'amafaranga. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bageze ku bikorwa by'indashyikirwa bugaragaza ko hafi ya bose baba bazi gukoresha neza igihe n'amafaranga. Mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose barabanza bakagikorera inyigo, babona ko kizabungura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bakagikorera bije, noneho bakakijyamo. Bitewe n'uko kuri ibi gihe hari amafaranga, bagerageza kugikora vuba kugira ngo bagere ku musaruro vuba. Icya cyenda, kwigomwa. Kwigomwa ni ikintu cy'ingenzi ku muntu ufite umuhigo uwo ari wo wose. Byagera ku muntu ushaka gutera imbere bikaba akarusho. Ese iyi ngingo kuki ari ingenzi? Ni uko ari itandukanye abantu basanzwe n'abadasanzwe. Haha, gute se? Ni uko abantu basanzwe bakunda ubuzima bworoshye, kurangarira ku mbuga nkoranyambaga, kumara igihe kinini basabana n'inshuti n'abavandimwe, kugura ibitari ingenzi biryoheye amaso kugira ngo sosiyete ibafate nk'abadasanzwe, n'ibindi bitandukanye bituma batakaza umwanya n'amafaranga mu bintu bitari ngombwa. Uburyo iyo ufite intego ikomeye ushaka kugeraho, ni ngombwa ko wigomwa ibyo byose bigutwarira umwanya, kuko siho gusa bitwara ahubwo bituma utakaza na concentration. Niba ushaka kumenya byinshi kuri iyi ngingo, hari video twabikozeho ivuga ku bintu 15 by'ingenzi ukwiye kwigomwa niba ushaka kuba umukire. Niba ushaka kuyireba wakanda ku nyuguti ya i iri hejuru muri iyi video mu nguni y'iburyo, kandi twanayisize kuri end screen y'iyi video. Umaze kureba iyi ngiyi ushobora gukomeza uryoherwa no kureba iyo ngiyo kuko hari byinshi yakwigisha. Ikintu cya 10 umuntu ushaka gutsinda mu buzima akwiye gukora ni ukugira gahunda mu byo akora. Iyo ufite intego wihaye, iki kintu ni ingenzi cyane kuko akenshi uwo warihaye igihe ugomba kwesa imihigo. Iyo utagira gahunda rero, hari n'igihe birangira udeviye ukigira mu bindi bintu bidafite aho bihuriye n'intego wihaye, bikarangira ibyo witaga inzozi zawe bibaye inzozi koko kuko utarigeze ubiha umwanya ngo bishyire mu bikorwa. Kugira gahunda rero ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu cya 11 ni ukumenya gufata imyanzuro ikwiye mu gihe gikwiye. Iki kintu ni ingenzi cyane ku muntu ushaka gutsinda ndetse no gutera imbere. Ese uzi guhitamo neza mu gihe gikwiye? Ese uzi gufata imyanzuro ikwiye? Iyi ngingo ni ingenzi kuko ihatse byinshi mu mahitamo tugira n'imyanzuro dufata buri munsi. Ibi bikagenga inyungu n'ibihombo mu rugendo rw'iterambere. Iyo uzi guhitamo neza no gufata imyanzuro neza, uba uri umunyamahirwe. Iyo uzi neza kuri faible kuri izi ngingo, ni byiza ko ushaka umujyanama. Burya abagabo batandukanira ku kuntu bafata imyanzuro mu buzima. Icya 12, networking. Hano networking mvuga si bwa bucuruzi bita network marketing. Hari icyo mvuga ni ukunguka inshuti zitandukanye zishobora kugufasha mu rugendo rw'iterambere, wagira naho usobwa zikakunganira. Kuzihitamo bisaba ubushishozi kuko hari n'abashobora kuza bafite imigambi yo kugusenya bikarangira intego zawe utazigezeho. Ikintu cya 13 umuntu ushaka gutera imbere mu buzima akwiye kugira umuco ni ukwikorera igenzura. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bageze ku bikorwa by'indashyikirwa bwagaragaje ko hafi ya bose bikorera igenzura buri munsi, buri cyumweru, buri kwezi ndetse na buri mwaka. Ese kwikorera igenzura bimaze iki? Bituma umenya intambwe wateye cyangwa se umaze gutera, bituma umenya imbaraga n'igihe gikenewe kugira ngo ugere ku ntego wihaye, bigatuma umenya naho bitagenze neza, noneho bikagufasha kwiga amayeri wakoresha kugira ngo ibintu bigende neza. Niba ushaka gutera imbere rero, itoze kwigenzura buri munsi. Ikintu cya 14 umuntu ushaka gutsinda mu buzima agomba kugira umuco ni ukuzinduka. Mushobora kwibaza mutese kuzinduka bimaze iki? Buryo uzindutse ugatangira akazi hakiri kare, hari amasaha uba wongereye ku masaha y'akazi. Ikindi ni uko umubiri uba ufite imbaraga zihagije kandi ibirangaza cyangwa se ibyatuma utakaza concentration biba bitaraba byinshi. Nawe uzakora igenzura uzasanga abantu bazinduka hafi ya bose baba bateye imbere ugereranyije n'abatazinduka.
Ushobora kuba wibajije ute se ko kuzinduka byananiye? Niba kuzinduka bikugora, itoze kuryama kare nibura nka saa 3 z'ijoro, ihita usinzira, ariko mbere yo kuryama usetinge reveil ya saa 11 za mu gitondo. Nisona ugerageza ubyuke, ubikora igihe cy'iminsi 15 udahagaze, bizarangira saa 11 za mu gitondo ariyo saha umubiri wawe wakiriye kugomba kubyukaho. Niba ukibyuka igomwe gutinda mu buriri ndetse no kujya ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo hita uhaguruka ukore ka stretching gato kugira ngo umubiri wawe ujye en forme, cyangwa se ukore siporo niba ubibasha, noneho ukomereze ku myiteguro yo gutangira akazi. Kuzinduka nubigira umuco, uzahita ubona impinduka ugereranyije n'uko wabagaho mbere. Ese wari uzi ko abazinduka banakora cyane? Ni ibintu umubiri wiremamo kuko uhita utangira kwiyumva nk'umunyembaraga. Kuzinduka rero ni umwitozo w'ingenzi ku bantu bashaka gutera imbere no kugera ku ntego zabo vuba. Icya 15 ni ukumenya kwiha igihe cyo kuruhuka, ukamenya no gufata ifunguro rikwiye. Gukora cyane ni byiza, ariko kurya neza no kuruhuka ni ibintu by'ingenzi cyane ku mubiri w'umuntu. Ni ngombwa cyane rero kubiha agaciro kugira ngo umubiri wawe uhorane imbaraga, hato utazisanga wananiwe. Ni byiza gukora siporo zifasha umubiri kuruhuka neza no kwisubiza imbaraga vuba, kandi ukagira umwanya uhagije wo kuryama ukanasinzira neza kugira ngo mu gitondo nubyuka uzindutse ubyukane imbaraga zihagije. Ibuka ko twasanze ko kuzinduka ari ikintu cy'ingenzi. Icya 16 cyangwa se bonasi ku muntu ushaka gutsinda cyangwa se gutera imbere mu buzima, ni ukwitoza guhimba imishinga mishya yunganirana. Ubushakashatsi bwakozwe ku bantu bateye imbere mu buzima bugaragaza ko hafi ya bose batagira umushinga umwe. Bahera kuri umwe wamara gufatika, inyungu babonyemo bakazishora mu bindi bintu bibabyarira inyungu batavunitse, ari byo bita passive income. Ingero twatanga, bakunze gukora ishoramari mu kubaka amazu akodeshwa, kugura ubutaka, kugura imigabane mu bigo biri gutera imbere cyangwa se dividend stocks n'ibindi. Niba ushaka gutsinda no gutera imbere mu buzima, kwagura imishinga ikubyarira inyungu nabyo ni ingenzi. Tubashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iyi video, kandi tubifurije gutsinda no gutera imbere mu buzima. Twizere ko iyi video hari ikikunguye, niyo mpamvu tugusabye gukora like niba yagushimishije. Niba hari icyo yakungura bagenzi bawe, kora share basangize. Niba hari na comment ufite wayisiga hasi nta kibazo, kugira ngo bizadufashe gukora izindi video zijyanye n'ibyifuzo byanyu, kuko nimwe dukorera. Niba ukunda content nk'izi ngizi zikubaka, kora subscribe kugira ngo video nk'izi zijye zikugeraho mu ba mbere. Murakoze cyane, naho ubutaha, Imana ibarinde.